nugushima kubera yuko wanywaga metanol uzi ngo uri kunywa etanol ni ibintu bibiri noneho biratandukanye noneho kandi bitandukanye n'akantu gatoya gusa handi hari utundi twuma muri gutsimba mu ruhande hirya no hino mu nzu zanyu ariko kaburaga ngo uhume ibaza ariko kanyuma ngo uhume ugatsimba mu rugo shaka uri guhisha kuma kaguhumye nguri ngo ahisha ngakavango ko gushyira muri telemuzi ngo wivangiye ngo wibiki kubera ibyo bintu oya siba skizi nkandaho ibindi bivuge wankanje babari ayo wasanga metanolo ya nyuma usigaranye wowe ya indi humi ariyo toze yaburaga ngo uhituma burundu mani ni gute muhuza uziko mumeze nka korali na segonda ricama umwe arakira undi yakira undi ntabwo umuntu akanya ngo yumve umwe harimo n'akantu ko kuba minisitiri yigaragaje yagaragaye kuri live uzantebe zawe zigiye kwita zihenda kubera minisitiri nari narababwira rero minisitiri urabona ko tuganira cyangwa ngo ntabwo nakora ibintu by'ubufu minisitiri twaganira nkora intebe nziza hari i Kanombe kuri Continent hari yitwa buri kantu art hari intebe yitwa Gamisha igura $1,800 hari umuntu nabonye wayikoze n'abayikorera umuturagiza imeze iteze amaboko ihinduka yitwa buri kantu ati muza mungurira intebe inzu zanyu nziranye na minisitiri naguza na minisitiri ayo ubu nakubwe ngo kuba nziranye na minisitiri no kandi ntuzabe naguza na minisitiri nawamenye mume 0 aho arakanuni bagiye kubabaza akanuni na buri nguni mwavugaga ngo ibyuma byafashaga ubu ngubu ko ntabyo muri kunywa murumva atari bwo mumeze neza kandi natangiye kujya muri siporo ubu namaze kubona yuko agasiporo icyumweru cya mbere bakimara guca imishyo siporo rusange twaribyukiyemo erega ni ibintu byumvika biro vyasi niba rwose wajya muri siporo ufite hangover wafataga umwanya wawe ukajya mu bihangova noneho uwo mwanya wose urababariwe uwo mwanya ujya kukoresha noneho uko umubiri wawe wirukanka kuyakakaza ukabasoba ukamera ukaba fit ugakorera igihugu iki gicupa cya fanta cyose iyo cyabaga kirimo amazi umuntu yanywaga kanga ariko kora ko icyo ayo mazi kuri kuyanguciramo uri kuyanywa gake gake ugashimisha ushimire musinga rero yari acukijwe ku cyuma imburagi nagakoma nawe kari kumanuka nagakoma nawe kamanuka ariko je umuntu wantunguye Ravaneri ntago numvaga ko yavugira icyuma nanjye pe mbona ari umukozi w'Imana pe Ravaneri akinywa bucece n'abapasteri bose babivugira bakinywaga nageragezaga kuvugira impande zombi narindi hagati nk'ururimi ngewe numvaga agatima nkigafitiye ibyuma ariko minisitiri akirangira kwinora uri gusakuza nk'uwatsinze mani nge watsinze ninge wari uri guhakana icyuma none muri guserebura intsinzi yanjye mwaritse ngo serebura nuko twese twakivuyeho twese tugomba guserebura ariko watsinze ku cyuma ko twe twatsinze mu buzima ubuzima bwahindutse ariko ubuzima bagirwa akantu bagobetsemo ko mu nda zeru kibagirwa ko kantu ka mu nda zeru bagobetsemo akantu ka mu nda zeru ze ariko ubu nta muntu ufite gym ushaka ko tuyamamaza ko ibiraka by'inzoga byarangiye akazana gym tukerekana before na after urabona meze gutya nibwo byagaragara ini before ntukerekana after ngatwikira gym nanakora agasiporo n'ibiki byose ariko itegeko rya mbere uwo muntu agomba kuba afite imodoka amvana hano mu rugo akangeza iwe akangeza kuri gym akangaro bibe biri muri bije kubera yuko naje gusanga iyo wapfushije imodoka ukajya muri gym uri umukene urindushya inkange uriruka nk'abakira akavuga ngo akani kakana kadusetsa sha ngakakana karadusetsa sha gym yose wayishimutse nk'umusitari wasohoka bakinjira mu modoka wowe bigendera ukabushaka kamota aho ngaho kakuvana aho ngaho ukava aho ngaho uvuze ati sinyeneye gym nyeneye amafaranga ariko nta n'ikibazo gym yitiranwa na gym ufite n'imodoka kuko benzi yanjye barabizi yanze gukira yanze gukira akantu Ravaneri avuze ngo gym yitiranwa n'iki ngo na gym nta kibazo rero yayamamaza gym yitiranwa na gym ni ibintu bijyanye oya yakomerezaho
uhereze icyo kunywa cy'amazi cyangwa fanta. ariko ubundi buri kantu si umusa. ejo bundi muri mucaka haravuze ngo twitegereze ngo amacupa y'icyatsi tuyakunde, bahita bavuga ngo ayo macupa ngo ni aya Sprite. ahubwo amakuru ngiye nakiriye urumva okay minisita ntiyavuze ko turi buganire se minisita aravuze ngo mbabwire mwese ko bari abayobozi bose mwatse tuzabazana reka none nimero se zuzikuye hera n'inzego bya hafi byamushimishije sha. ibi bintu mahega birarenze ako uzukara amateka aya na amateka ariko kuba waraturutse mu ruhango utazi ngo ibintu bizagenda nahabonye ahantu yaturutse nabonye n'ahantu ngo yavomaga ako sari amazi naba narayarokotse icyuma kikanshobora ago kitagushobora abo kiri guhumisha ahantu kugira ngo bimenye ko kigushobora kugira ngo bubanze buke bwire ubona yuko wahumye. Amaze gushimira abantu muri comment bagenda bandika ibintu bitandukanye bidahura n'insanganyamatsiko muri abantu badanje cyane. undi muntu tuzamwerekana urumva amakuru dufite abantu b'abayobozi tuba twaganiriye ngewe n'abari abayobozi bagiye bakomakomeye ari kuvuga yuko ejo n'iseka rusange ahubwo se buri nguni ejo ese merci ujya checkinga ngo urebe ko abantu bose baje basetse ushobora gusanga hari utaha bitamugenze. amakuru ari kuvuga ngo buri wa gatatu urumva tuzaza tuzana umuyobozi hano kuri live abaganirize tuganira nabo direct buri wa gatatu mwaza mwumva ibi bintu wa gatatu nyobozi ubundi wa gatatu nyobozi ariko se byagenze noneho ibi bintu bihinduye isura reka njye kwiga buri wa gatatu reka njye kwiga namaze kubona yuko ibi bintu biraza gusana n'amashuri bizakurangira amashuri amashuri azakonta sinabwiye ngo mujye kwiga mukabyara reka njye kujya kuvuga ngo buyoboye rira karaga koperative ubwenge bagasanga ni bucyacya nubwo ari busigaye ari icyuma cyabujyanye utangiye kuganira n'abayobozi ubwenge amashuri ariyongera ubwo ahantu ushobora kuza hasebera inkende yazamutse mu giti izamuka hejuru uravuga ngo burakeye bahabone ariya ni ihene ni inkende uwo mugani n'indahiro uvuga ngo burakeye bahabone nimba mutazi kujya mu gashorisho inkende mufite ibibazo ese merci wamaye itike yo muri Genesis Comedy hakoze nge umusinga koko urusaba itike ngenda we invitation sinima nanjye ndi kugenda kubera iki ndi kumva nanjye ndi kuba umuyobozi we nagwe invitation ejo uzaze dushaka kwaguka nk'abayobozi na The Ben ngiye ndi kumva mu ubuyobozi Ben arasetse ejo duhuriye muri Genesis The Ben azaza ahubwo tesi ntago ndamubona muri Genesis nimba ajya mu umwami w'Umunyarwanda araba ari muri Genesis umwami w'Umunyarwanda na CTU ndi kuvugana na bagiye ibi bintu rwose buri kantu na buri nguni mumbabarire ibi bintu byaba by'ubuyobozi mwijyanye mu ndaje ngari bavugana nande ngari kuvugana na CTU ndi kuvugana na CTU ninde songo umuntu muraza gupfa ndaza ariko abantu bankunze uyu munsi abantu bankunze gift bamaye ni nyinshi cyane ariko menya bavuga ibintu bitajyanye merci bitajyanye bamuhezaga gift tesi ndaje mu invitation igorata ejo byongewe Genesis urumva izazamo The Ben kandi The Ben bajya bavuga ko ngewe abagomba kuba The Ben Pro Max kandi ibyo nabyo n'abaturage babinyise bageze byo kamwita mu ngo ndi The Ben Pro Max abaturage muri comment bagiye bavuga ati ni we The Ben ubundi uri aratuye ubundi umuntu abarebye mu ntugu murasa neza nako umuntu batandukanye oya mu ntugu ibyo bintu ushaka kubivuga usa nk'unyopoza nkabibwira minisitiri agakanda buti
amukuza yawe kugira ngo byakurokora. Njye ndagira ngo nkubwire ngo ndagira ngo nkubwire ngo mwambaye imyenda idasa. iyi ni seve buriya boxer zirasa. iyi ni seve ntabwo habura ngo dusa. aya ni amateka aranditswe. ari seve nanditse muri za 2021 ndimo ndashaka akazi ahantu ko gukora igiseriveri muri hoteli runaka. Nandikaho ngo se seve wakoze ibiki, nandikaho ngo nakoze urugerero rucinga. Ndiyo seve yo nyibutse ndaseka gapfa. gusa buri kandi agasinzi niba wabibonye. ariko tugana ku musozo ko abantu badukurikiye. ngiye gusaba buri muntu tugana ku musozo ko ejo twese tuzahurira muri Genesis. ariko ndashaka ko dusoza buri muntu wese atanga ubutumwa ku bajene bujyanye no kwirinda ibyuma n'ikintu agiye gukora kugira ngo ibyuma turusheho kubirwanya. Iyo tugiye kubirwanya nuko twese tugiye kuva kuri ino live gake gake tubyandike muri komenti y'izindi live zose zafunguwe turi kwiye ngiye. Buri muntu wese yandike ngo ndetse icyuma. Reka twumve Musinga. Hehe n'icyuma. Ngewe mbere na mbere mbanje gushimira leta ko yaciye ibyuma, nanayisaba ikomeze ice n'izindi zose zitwa za savana ziraduhendesha. Umwana aje kugushyira ku masavana z'ibirungo wahiye, saba ikomeze ibice bitugeza. Kandi ikindi wageze mu biciro, bageze mu bindi biciro cyane, uziyaze muri Genesis akanywa savana zingahe, ubwo baba bari buguheke mapisi. So rero ngakomeza nshimira leta by'umwihariko kubona Minisitiri azamuka. Ibi ni ibintu ngiye byandenze, ndumva inkuru nabasha kuyivuga ngo nze kuyerura nyivuge, numva ari ibintu bidashoboka. Minisitiri twavuganaga imbona nkubone ijwi kurindi mubwira kansubiza. So ni ibintu bidasanzwe cyane. Nkabana navuganye no bita Merisi na buri nkuri na buri kantu n'abantu nakuze mfana cyane. Siwe nahoze murota mvuga ko tuzana abana sinzi izo nzozi niba zizaba nabo. byuka ikindi mvugira ngo Rwanda sha kugira ngo Rwanda. ikindi cyanyuma nsoza, turi muri sama abaje ni bagenzi banjye bakoresha udukingirizo bake gusambana cyane bamanutse Kizimbabwe, bakoresha udukingirizo sidira cyahari. Murakoze. Kundi ibintu by'ubusambanyi musi. Murakoze bayi kandi ngera barundenze zino ngegera zose. Waya mabanda Jackida kari kwidarapura. Baba we. Ase Jackie babarira. Beretse hamagara na babandi babwira. Iraho manigane 200. Mama nigane 2 nako. Mobi ndazimye aka kanya. Warazimye. Warazimye. Nateryane. Ngarazimye. None se ukurikizaho Chopamani. Chopani uri bukurikiye muri Spirit mani kure. Niwane zule. Nashyiraho kamera nyine. Niwanabire niwafashe. Jackie wambabariye ko. Nakumbona. Basi ndabanyurizamo akaririmbo ariko mu. Ndaza kuneza bano bamirabuza. Wabonye Chopa. Nitereke bose bari witwa ngo. Bomba claro, wagwita rwa rushwiriri. Era nade kugera kuri ke. Paul ubita kuri ka. Giramo abantu bitewe n'uko barushanwa. N'ubwa mbere. David N'ubwa mbere nje kuri live na mama y'Imana. Zamura. Aldo nyuma yanjye nangiza. Zamura. Agiye mu ngo bamwita David nagazi ibintu nibi bamwita David ubanza harimo n'abage David dropping inare David ari charge the bitch mwankanze habashu mwankanze muri big screen nkabereka ibintu mbakorera Tamuneshe mupina kintu mugize reka nibankandeho bamwita David David kabanejera David checking David umva nawe umuntu muki David mabura mukuzi
ntabwo yamuguze izo tuzazimusubiza nawe buri gushinjwa kwita Azazimusubiza kuri 2000 sha azikugurije iyo muri kuri live imwe nanjye mwumva mudafite ubwoba basi mugeze ibaze ko kubera stress ngusharinze live sha ari we wa hostinze mwa amayi ngiye guhamagara umuntu mobile from Kodio Kodio murabizi ngiye mbagura buri kanya Okay, mureke duhere ku murongo guys. Ngiye mungeze kwisana. No, tukajya byo ku murongo mana yanjye ngiye buri abo boss ubundi nibera ku murongo urabura uwanyu umuntu bita bahere kuri ngiye kuko Gwarwanzi thank you so much Gwarwanzi compress se chopa ko yaje yivuga byagenze bite yazimye ngiye kambaye nimero Chopa we. David reka mukuru. Chopa. Chopa ngandira Chopa. Guys, mu blessing mura. Paul ariko kuba muri wese. Aba bose. Umuntu bita Rwarwanzi ko nuko ari kukubaka. Paul uri kwituma. Nimba ari kubona ndi kwituma. Mwita chopiste sha. Mwana wanje ngandira Chopa. Guys, abandi babajana gift bahaye kingi yahageze ndika amazi bita kingi bro reka baje wewe nundaka bigire no ku mafaranga Paul nundaka mu nimero zanjye gute nundaka nimero zanjye no kingi gize nimero zanjye hano amafaranga abo gift zashyiranye mu kane n'akanyenyeri nawamenye dore nimero yanjye niyo nimero zanjye mushiye ku nimero yanjye zanjye igize hano wallahi kingi bless me wallahi ugenda we bakwita ngwiki niko dancer ruwasikironse wafashe moto kazana kubwira umublessa thank you Chopper umublessa mukubwa bamwita kingi bamwita kingi wallahi kingi bimeze bite fresh bro Aweka mutonto wanje aronde muntu uri buce kuri kana kunsama yo mugato nkandira Jay araskera ni mukanda wabigenda biti yola ubwire kayashwe tukavuga amana Jese nakuje kuri nori kumutera wakigoye nongera kuvuga ndatangu wangize modere tubundi yo amabyibo boro wibeshe umugire moderator mana we abablessa bahagarariwe na kingi na goti iyo nimero boro we sa nk'umanura umuje nk'umunota umwe umva kayaga Mani Jay nawe nariko bantu oya ariko yakizeho numero maze ngiye kumanura nuguhemuka iyo nimero rwose ako umuntu bita David naga batubaniye kabisa kanjiremo soneri umuntu ubikora mu itemo byumva beragiye kugera ku 2000 ase Paul we yera muntu giki aho uri kuri pano nanjye ubundi wakabaye wigende okay mobi ngiye kubashyira ngiye gutangira kuri 2000 kubera ibyo bintu oya ziba kizi nkandaho ibindi bivuge wa nkande babari reka mamagara mu buzano mwereke reka nanjye mamagara reka mamagara mu boss wanjye kuri WhatsApp kujyo byemera yewe mu boss wanjye aba boss banje bose bari hano nababonye bose bari hano niba ku pressing turebe kankiremo na soneri bankandira uhita ubyumva yo mba mushaka topic ariko muri ninde waje ku message kuba uwo bamwita amasoneri cyari ikigo uyu muntu bamwita Eric iri nawe koze ibitarangira neza ariko nariba nayawishi ngo yatuzuye we muzuye wala mobi yo zikakazenguruko se zana topic kakira akanamba skizi wanaye wakibarupa skizi dore ngiyo nimero mu blessing nicyo mbakundira muri abatonto mobi ngotanga nimero nayitanze ngiyo muri comment walaye muri comment section walaye yeah ariko mubi yatanze nomero ze uri kubibona ko ari kuzikwaka
kandi bavuze ngo kayishyiraho nimero, iyo nimero nayibahaye. Andika Bobi wa wishyiraho nimero boss, ndakuzi. andika. Amaye. Boro wambara ukacha muri nimero zanjye ndi bukuyeho. Ngira nimero. 079 Mana ariko uno mubare ndiho nabo mwishimye.